kubararitsa akaririmbo bakise tumihohana naho umuririmbyi ni Jubin Nautiyala mfite ishavu n'uburibwe kuko wagiye kure ntago uzigera ungarukira abantu bajya bibaza ku rukundo rwacu ese niki nakora amaso yanjye akomeza kureba aho wanyuze ngarebe nimba wagaruka byibura ariko nta makuru n'amashanjya mbona urwibutso rwawe rukomeza kungaruka mu bitekerezo ariko aka kanya ndimo ndifuza yuko wagaruka ukamba uruhande ntago nifuza kugira ibyo bitekerezo bigaruke kuko n'ubundi ntago wagaruka nanone iyo amasoko ari gucaho avuye mu nzu yanjye hano ndi nta n'akazuba kajya karasa cyangwa ngo imvura igwe cyangwa ngo umuyaga uze umuheho ngo mbimenye ese ushobora kumbaza ukuntu biba bimeze kubaho nta mutima ufite uretse urwibutso rwawe rwonyine rukomeza kungaruka mu bitekerezo ariko aka kanya ndi kwifuza yuko wangarukira mfite uburibwe bwinshi mu mutima ese hari uburyo bushoboka ngo habe hari akayira kakuyobora honde ushobora gukurikira ijwi ese wagerageza ukamenya ikintu nshaka kukubwira urukuza ngo ndebe birashoboka ko ari wowe ushobora kunzanira amakuru meza gusa ni wowe ukomeza kungaruka mu bitekerezo ariko aka kanya ndi kwifuza yuko wagaruka ukongera ukaba uruhande rwanjye kuko nshobora gupfa Marijana nshobora gupfa